Reka twongere dushimire Imana ibyiza byinshi ikomeje kutugezaho, guhera mu myanya yose itambutse kugeza muri aya masaha, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Dukomeje rero kugira umugisha wo kuba imbere yayo, kandi njye tugiye gukomezanya amazina bamaze kuyababwira n'umuhire Wezire. Mbere y'uko dukomeza, reka tubanze dusenge. Data wa twese uhoraho, turagushimye mubyeyi wacu, wabanye natwe, waturinze, watugeneye ibidukwiye, izina ryawe rihimbazwe. Turacyari imbere yawe, ukomeze kutuvomerera, kandi mwami uduhe ingamba nshya zizadutera kuzakubona ubwo uzaba ugarutse, tubere umwarimu, ijambo ryawe rishakire ikibanza mu mitima, tubigusabye mu izina rya Yesu. Muri aya masaha n'ubundi tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. Turaganira ijambo ritubwira ngo ibanga ry'umunezero mu muryango. Aya magambo arakomeye, impamvu ni uko ari ibanga. Ni ibanga ry'umunezero mu muryango. Iyo turi kuvuga umuryango tuba tuvuga umugabo, umugore ndetse n'abana. Nubwo hari n'abandi bashobora kuba mu muryango, ariko ab'ibanze ni umugabo n'umugore n'abana. Abo bose bakwiriye umunezero. Kandi ubwo bakwiriye umunezero dusabwa kumenya ko kugira ngo tuwugereho, uwo munezero umuryango uwubone, hari ibanga. None iryo banga ryaba ari irihe? Ibanga ry'umunezero mu muryango. Twese ababa mu muryango, nabibutsaga ko dutandukanije inkomoko. Impamvu abantu bashobora kuba mu muryango ariko batandukanije inkomoko. Aho bavukiye si hamwe, aho barerewe si hamwe, batandukanije uburere, batandukanije ihererekanyamurage, batandukanije imyiteguro y'uko bavutse iratandukanye. Abo rero nibo ijambo ry'Imana ritubwira ko bahura, kandi muri uko kubana kwabo bakaba basabwa kugira umunezero. Umwe akaba isoko y'umunezero kuri mugenzi we, yaba umugore, yaba umugabo, yaba n'abana, bose bakagira umunezero. Ikibazo ni ukwibaza ngo mbese uwo munezero wabona utwe? Iyo umuntu agize umugisha akaba afite urugo rurimo umunezero, nabibutsaga ko aba isoko y'umugisha mu isi. Impamvu ni uko abaganga, abarimu, abacuruzi, abakora imirimo itandukanye, yaba abakora mu biro cyangwa mu maofisi, abo bose baba bakomotse mu muryango. Byumvikane ko iyo hari ibibazo mu muryango, hari ukutumvikana, hari amakimbirane ari mu muryango, ikibazo kiba gihari ni ukwibaza ngo mbese ibi bibazo biri mu muryango, uyu ugiye ku kazi gatandukanye, yaba gucuruza, yaba kwigisha, yaba abaganga, mbese abazabagana ahari bazabaha serivisi zikwiye, cyangwa se ibibazo bavanye mu miryango y'iwabo nibyo bazabatura. Bavandimwe, nshuti bakundwa, nabibutsaga ko igihe Imana yaremaga umuntu yamuremeye kuba cyangwa se kugira umunezero. Mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi, icyigisho cya, reka nsome paji ya 23 mu gitabo cy'igifaransa, aho bavuze ngo après la création de l'homme, nyuma yo kurebwa k'umuntu, Dieu fit passer devant lui tous les animaux de la terre pour leur donner des noms. Imana yafashe ibyo yaremye byose ibicisha imbere ya wa muntu kugira ngo wa muntu abihe amazina. Adamu yabonye ko muri bya bindi bimucishwa imbere buri kintu cyose gifite kigenzi cyacyo. Inkoko kazi yari ifite isake, isake ifite inkoko kazi, ihene ari uko, hari imfizi n'ishashi n'intama byari uko, inka kwari uko. Ariko Adamu yitegereje abona nta muntu basangiye kamere ku buryo yamunezeza. Hepfo hati l'homme a été fait pour vivre en société. Nyamara umuntu yari yararemewe kuba muri sosiyete, no pas dans la solitude. Ntabwo umuntu yari yararemewe kuba mu bwigunge. Bavandimwe, birumvikana ko nicyo cyatumye Imana ivugwa uyu murongo ukomeye uri mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 2, umurongo waho wa 18,
uyu murongo wa 18 uravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Bavandimwe, Imana iri kuvuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uyu mugabo Imana yari imaze kurema yari kwicwa n'agahinda. Kubera iki? Hano barakomeje muri iki gitabo baravuga ngo mbese iyo uyu mugabo ataza kubona umugore umukwiriye mugenzi we, yaba ubwiza bwa Edeni, yaba imirimo Imana yari yamuhaye gukora, ndetse n'umushyikirano n'umusabano yagiranaga n'abamarayika, ntabwo byari kumuzanira amahoro. Mbese muri Edeni hari ibyiza by'uburyo bwose, abamarayika barazaga bakamutaramira, yari afite ibintu bitangaje, ariko igiteye ubwoba ntabwo byari kumugeza ku munezero iyo atabona uwo bahuje kamere, uwo basa, uwo bazaganira, uzamubara mu mubabaro. Iyo ataza kumubona cyari ikibazo. Igihe Imana yari imaze kuvuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye, ijambo rikomeye bahawe ni uko igitabo kitubwira ngo Imana yabahaye itegeko ribabwira ngo ntimuzatandukane. Ishyano isi igushije ni ugutandukana k'umugabo n'umugore. Mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze, paje 147 haranditse hati: Les anges visitaient souvent le jardin d'Eden. Abamarayika b'Imana basuraga buri gihe umurima wa Edeni. Et il donnait des instructions à Adam et Eve au sujet de leurs occupations. Kandi nibo baganirizaga Adamu na Eva uburyo bakwiriye gukora, uburyo bakwiriye kwitwara. Il parlait aussi de la révolte de Satan et de sa chute. Abo bamarayika baganirije Adamu na Eva uburyo Satani yigometse n'uburyo yaguye. Il remire en garde contre lui. Barababwiye bati muzirinde uwo Satani. Eri conseillero de no jamais se séparer dans le travail. Maze barababwira ngo mu buzima bwanyu, mu mikorere yanyu, muzirinde gutandukana. Iyo bataza gutandukana, ni ukuri ishyano isi yikoreye ntabwo riba rihari. Ariko na n'ubu iyo dusomye ibitabo byinshi bitubwira ko hariho ibyo bita separation spirituelle, cyangwa se gutandukana mu by'umwuka. Hariho separation physique, gutandukana k'umubiri. Hariho ibyo bita separation mentale, hari abatandukana mu buryo bw'ubwenge ndetse no mu buryo bw'imitungo. Ku buryo statistique bitewe n'ibibazo biri mu isi igaragaza ko 90% y'abamaze gushyingirwa nyuma y'imyaka 3 baba bicuza igituma bashatse. Umugabo akaba atangiye kwicuza ati niki cyanteye, ni uwuhe mudayimoni wanteye kuzana uyu mugore. Umugore nawe atangiye kuvuga ngo ubuse koko najyaga hehe, iyo mbimenya mba narihamiye iwacu. Ku buryo mperutse kumva umugabo umwe ngo wabwiye umugore ngo nukuri ndahumaniwe ndazambye iyo mbimenya, aho kubana nawe nari kujya gushaka Satani, nari kurambagiza Satani akaba ari we mbana nawe. Namwe nimutekereze ngo yabimenya aho kubana n'umugore we ngo yari kujya kurambagiza Satani ngo akaba ari we babana. Ariko umugore nawe arahindukira aramubwira ati ntago byari gushoboka kuko amategeko y'igihugu ntago yemerera abantu kubana bahuje isano. Ati weho na Satani mufitanye isano ya hafi, ntabwo babashyingirana. Naho mutekereze urwo rugo uko rwagushije ishyano. 90% y'abamaze gushyingirwa nyuma y'imyaka 3 ngo baba bicuza icyatumye bashaka. Ku buryo ubushakashatsi bwerekana ko mu mwaka wa 2019 ingo zatanye ari 8,941, ariko izo ni izizwi. Naho abatanye batarasezeranye mu mategeko, mu by'ukuri ntabwo wababara. Abica nabo ntabwo washobora kubabara. Bavandimwe nshuti bakundwa, isi ikeneye umunezero cyane cyane ugahera mu muryango. Ariko hari ibanga ryo kuzagera kuri wa munezero. Mbese umunezero wabona ute? Kuko bavandimwe nshuti, reka mbabwire ngo
iyo umugabo ashyingiwe n'umugore ashatse bombi baba bifuza kunezezanya ku buryo iyo umwe abuze umunezero umutima we uramungwa, undi nawe yabura umunezero umutima we ukamungwa, kandi bakabaho batishimiranye. Mu gitabo cya Rusi igice cyaho cya mbere umurongo wa 6 hatubwira ko mu by'ukuri iyo umugabo ashatse aba akeneye, cyangwa se iyo umugore ashatse aba akeneye umunezero cyangwa aba akeneye kuruhuka. Ndetse na Rusi igice cya 3 umurongo waho wa mbere, ahangaha hatwereka neza abadamu babanye n'abagabo babo, ariko igihe kigeze abagabo babo barapfa. Bamaze gupfa babana na nyirabukwe abingingira kujya gushaka izindi ngo, cyane ko bari bakiri bato, ariko mu by'ukuri baranga bati tuzabana nawe, kuko bari mu busuhuke. Bumvise ko igihugu cy'iwabo habaye umutekano, inzara yashize, maze bafata ingamba zo gusubira iwabo. Nyirabukwe ati ndagiye, ariko bana banjye bakazana banjye ko dore ndashaje, nubwo naba nkiri muto, ko ndamutse mbyaye n'umwana mutamurindira mungana mutyo, mbese ntimwagenda mugashaka ingo zanyu mugashyingirwa abagabo mukanezerwa. Ariko uwitwa Rusi aramuhakanira, aramubwira ati aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Amwomaho ku buryo no mu gusubira mu gihugu cy'iwabo barajyanye. Muri iki gitabo cya Rusi igice cyaho cya 3 hatubwira amateka y'uko uyu mubyeyi yagiriye umukazana w'inama ngo kandi yamushakiraga umunezero koko. Muri iki gitabo cya Rusi igice cyaho cya 3 umurongo wa mbere haranditse hati, Nawomi nyirabukwe abwira Rusi ati, mukobwa wanjye sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza. Uyu mubyeyi yarazi ko iyo umukobwa ashatse aba aruhutse, ariko se benshi iyo bamaze gushaka ahubwo sibwo baba barushye. Reka mbabwire bavandimwe, aya magambo arakomeye. Impamvu umukobwa iwabo bashobora kuba hari imodoka, hari ibyo kurya byinshi, hari amazu, hari inka, hari imirima, hari amafaranga, yarize amashuri, ariko igihe cyose atari yabona umugabo, igitabo kiratubwira ngo abagowe abarushye, abakeneye kuruhuka, kandi uburuhukiro abazabubona ari uko gusa abonye umugabo uzamunezeza. Mbese umunezero waboneka ute? Ibitabo bitubwira ko umugabo iyo amaze kumenya neza ko umugore we amukunze, iyo umugabo amaze kumenya neza ko umugore we amukunze nta gushidikanya, akabona ibimenyetso by'uko amwitayeho, igitabo kiratubwira ngo umugabo nawe agira ibise bibyara wa mugore, agatangira kumubara nk'umwe mu bana be. Bavandimwe, ndabaha ingero. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 24 umurongo wa 66 hari amateka y'umugabo cyangwa se umuhungu wa Aburahamu witwaga Isaka. Noneho hakaba n'umukobwa yarambagije cyangwa yarambagirijwe n'umugaragu wa Aburahamu. Ndasoma nihuta ku murongo wa 66. Hari byinshi byabaye kugira ngo uyu Isaka abone umugeni. Ijambo rikomeye riri kuri uyu murongo wa 66. Haranditse hati, uwo mugaragu, uyu ni umugaragu wa Aburahamu, uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Aya magambo arakomeye. Ijambo rya mbere nuko ritubwiye ko nyuma ya byinshi byakozwe, umugaragu wa Aburahamu yazanye na Rebeka uwo yarambagirije Isaka. Akimubona amutekerereza iby'urugendo rwe rwose. Icyo Isaka yakoze ni iki? Yazanye Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we. Ikibanze yakoze ngo yaramukundwakaje. Mbese ni gute umuntu utazi gukundwakaza umugore we yakwitega ko azabona umunezero? Kuko ijambo riravuze ngo aramukundwakaza. Birangije Isaka nawe ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Tekereza ko Rebeka
ageze kwa Aburahamu, ikibazo cyavutse ni uko Isaka ntabwo yongeye kwibuka na gato ko yigeze abura umubyeyi. Rebeka yarahageze asimbura Sara, Rebeka yarahageze asimbura nyina wa Isaka, ku buryo Isaka yibagiwe ko yaba yarapfushije nyina. Bavandimwe nshuti bakundwa, aha hari ibanga ndagerageza kurisobanura, kuko igihe Rebeka yagendaga agiye ku mugezi, ndasoma Itangiriro igice cya 24 umurongo wa 18, hari amateka y'uyu mukobwa. Ntabwo yapfuye kumukungwakaza, ahubwo yari abifitiye imyitozo, kuko yari asanzwe ari umukobwa ufite uburere. Itangiriro igice cya 24 hari amateka akomeye. Umurongo wa 18 uragira uti, aramusubiza ati, databuja nywaho. Atengamatira vuba ikibindi cye, aramuha aranywa. Amaze kuyamuha aramubwira ati, nduhira n'ingamiya zawe. Uyu mugabo ageze ku iriba, nubwo yari yasabye ikimenyetso, imico y'uyu mukobwa iratangaje. Iwabo bamutumye amazi batijya kuvoma, aragenda afata ikibindi ati ngiye kuzana amazi, ariko agikubitana n'umugaragu wa Aburahamu yaramubwiye ati, wampaye amazi nkanywa? Uwo mukobwa nawe wari ufite uburere ngo atengamatira vuba ikibindi, ariko hari umurimo wamuvutse mu mutima, ku buryo uyu mugaragu wa Aburahamu atari yawumusabye. Yaramubajije ati, none se uranywa wenyine? Izi ndogobe zaje ziguhetse zo ntago zifite inyota? Haranditse ngo aramusubiza ati, databuja nywaho. Atengamatira vuba ikibindi cye, aramuha aranywa. Amaze kuyamuha aramubwira ati, nduhuhira n'ingamiya zawe zeguke. Mbese birumvikana ko yaritegereje akora n'umurimo uyu mugabo ataramubwiye. Ku bantu bazi neza, ingamiya ni amatungo ashobora kugira reservoir, aho ashobora kunywa akanywa akaba yagira reservoir ishobora kubika byibura litiro 100. Kandi uyu mugabo yari yajyanye ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja. Ngaho tekereza amazi uyu mukobwa yari agiye kuvoma kugeza ubwo ingamiya zizakuka zigahaga. Yirirwa havoma kugeza n'ubwo igihe yaratashye asubiye mu rugo, ntabwo yapfuye kugenda gusa, yarababajije ngo mbese mufite aho muri bucumbike? Abandi batireka da. Amagambo akomeye nuko uyu mugabo yaramubwiye ngo ntago dufite aho turi burare. Umukobwa aramubwira ati, yewe muzi wacu turabagaburira, dufite n'inganagano, niba zari no kugurishwa, niba byari kugenda bite. Aramubwira ati, nizi ngamiya zawe humura, zirarya zirahaga, namwe murarya murahaga, muhumure nta kibazo muri buze kugira. Umukobwa batumye amazi mu gitondo rimurengera havoma. Yari umunyamico myiza, yitaga kubabonye bose, ku buryo uyu niwe wari ukwiriye kuba umugore wa Isaka koko. Ariko ikibazo cyo kwibaza, wakwibaza ngo Isaka we yari muntu ki? Rebeka yari umunyamico myiza, ariko Isaka nawe ibyanditswe byera bitubwira ko atari umuntu usanzwe. Mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 22 ndetse n'uwa 23 haranditse hati, byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe yitwaga Ishimayeli, undi yitwaga Isaka. Umwe yari uw'inshoreke, undi ari uw'umugeni. Umurongo wa 23, uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda. Ngira ngo abantu barabyumva uko iby'umubiri bigenda, ku mugabo n'umugore babonana, umugore akaba yasama akabyara umwana, uko niko uw'inshoreke yabonetse. Naho uw'umugeni yavutse ku bw'isezerano ry'Imana. Mbese ibi bishatse kutwereka ko ahari Isaka yaba atari umwana nyirizina wa Aburahamu, kuko Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 16 haranditse hati, nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti n'urubyaro rwawe nko kuvuga umwe, ari we Kristo. Wakwibaza ngo mbese
Aburahamu yabyaye Kirisito, kuko baravuze bati ntabwo Imana yigeze ivuga imbyaro nko kuvuga benshi, ubwo benshi ni Isaka na Ishimayeli, ahubwo nko kuvuga umwe, aho kugira ngo bavuge ngo nko kuvuga umwe Isaka, ahubwo baravuze ngo nko kuvuga umwe ari we Kirisito. Bavandimwe, aha hahishe ibanga. Kubera iki? Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 11 haratubwira ngo Aburahamu na Sara bari bashaje, bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyari akijya mu mihango y'abakobwa. Birumvikana ko nta fenomene yagombaga kubaho ngo Sara azabone umwana, cyane ko baratubwiye ngo uw'inshoreke we yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, ariko uw'umugeni ari we Isaka ngo yavutse kubera isezerano ry'Imana, kandi baraturangiye ngo Isaka niwe Kirisito. Uyu Kirisito niwe mu gitabo cya Petero hatubwira ngo nta buriganya bwabonetse mu kanwa ke, yaratutse ntiyabasubiza, nta cyaha yigeze akora. Uyu utarigeze gukora icyaha yari akwiriye umugore w'umuco myiza, ku buryo akigera kwa Aburahamu Isaka akimubona, icya mbere yakoze yaramukundwakaje. Icya kabiri ngo kumukundwakaza byatumye uyu mugore nawe yita ku mugabo we, ngo kugeza ubwo Isaka yashize umubabaro wa nyina yapfushije. Bavandimwe, nshuti bakundwa, ibanga rihishe mu kubona umunezero mu muryango, irya mbere rikomeye ni ukwita ku munezero wa mugenzi wawe. Iyo witaye ku munezero wa mugenzi wawe, igikurikiraho ni uko mugenzi wawe nawe byanga bikunze ikihutirwa aragukundwakaza. Mu gitabo bise ijuru rito, kugira ngo iri banga rigerweho, banditsemo ijambo ku rupapuro rwa 63, barandika ngo le père aussi bien que la mère est responsable de l'éducation de l'enfant. Baravuze ngo yaba umugabo n'umugore burya ngo igihe cyose bamaze kwibaruka babyaye, ngo bakwiriye kwitonda kuko nibo bazabazwa uburere bahaye abana babo. Harakomeje hati dere depart, batarashyingirwa bakiri abasore n'inkumi, il est essentiel que tous deux se préparent soigneusement et complètement. Bakwiriye kwitegura babyitondeye kandi mu buryo bwuzuye, kuko ari abantu baba bagiye kuvanga ubuzima, kandi ubwo buzima bagiye kuvanga buzabageza ku munezero cyangwa ku mibanire y'umwaku. Niyo mpamvu bakwiriye kwitonda. Avant d'envisager d'être parents, les hommes et les femmes devraient s'informer de la loi relative à la croissance. Mbere y'uko bitegura kuba ababyeyi, yaba abagabo n'abagore bakwiriye kubanza kujya mu ishuri ryo kwiga imikurire. Mbese umwana asamwa ate, akura ate iyo ageze mu nda ya nyina, ku buryo iyo bibaye gutyo nibwo babyara abana b'intwari, babyara abana b'imfura, babyara abana b'abanyabwenge. Ariko iyo bitabaye gutyo babyara abadayimoni. Haranditse hati ntabwo ari ibyo gusa, bakwiriye kwiga la physiologie, bakwiriye kwiga ibijyaniranye n'ingingo zigize umuntu. Kandi nibyo koko, iyo umugabo yize neza physiologie, abazi neza ko umugabo ashobora kugira ubwonko bunini ariko umugore akagira buto. Iyo imishinga y'urugo ari miremire, umugabo arayiharira kuko abazi neza ko atanganya ubwonko n'umugore we. Iyo yize physiologie ntabwo ari ibyo gusa, abazi ko umugore we akeneye communication, abazi ko umugore we akeneye kuganira cyane, kuko iyo yize physiologie abazi ko umugore afite tiroyide nini, umugabo akagira ntoya. Iyo bize physiologie abazi ko umugabo agira ibihaha binini, umugore akagira bitoya, ku buryo niyo bari ku rugendo kandi bagenza amaguru abasabwa kwitonda akamurinda. Ariko iyo batabizi asubiza amaso inyuma akabaza umugore ngo mbese pfiyo wahameze imizi, kubera ko atigeze abyiga neza. Bavandimwe, nshuti bakundwa, si n'ibyo gusa, haranditse ngo akwiriye kubanza kwiga ibijyaniranye n'isuku, akiga amategeko agenga mbere yo kubyara, akwiriye kwiga ihererekanyamurage, akwiriye kwiga ibijyaniranye n'imyambarire ndetse n'ibindi. Ibi byose aho bimusunikira ni ukuzarema umuryango wuzuye umunezero.
bavandimwe, ku buryo utabizi ntabwo ari igitangaza ko ashobora gushyingirwa, ariko amaherezo umuryango we ukazaba ari umuryango w'umwaku. niyo mpamvu iyo umusore n'umukobwa bagiye gushyingirwa basabwa kubyitondera cyane. Hari ibintu nababwira bitanu umugabo aba asabwa kwitondera mu buzima. Icya mbere babyita komunikasiyo. Agomba kuba ari umugabo uzi kuganira, akaganira n'umudamu we, kubera ko umudamu akunda ibyo bita komunikasiyo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri akwiriye kuzirikana ni iki gikurikira: empeti sharubo, mbese ngo ni agashirira gato gashobora kuboneka mu muryango ariko ntibakazimye. Kubera iki? Bano bantu bavanze ubuzima ariko batavutse ku mubyeyi umwe. Byumvikana ko batandukanije ihererekanyamurage, batandukanije indemano, ndetse yemwe nta nubwo barerewe hamwe, ariko birarangiye bavanga ubuzima. Mu gitabo cy'umubwiriza igice cyaho cya 7 umurongo wa 20 haranditse ngo ni ukuri nta mukiranutsi uri mu isi ukora neza ntacumure. Birumvikana ko umugabo ashobora gucumura, umugore nawe ashobora gucumura. Noneho rero aba bavanze ubuzima kandi bose ari abanyabyaha, bashobora kugwa mu mafuti. Igiteye ubwoba gikomeye ni uko umwe yakora amafuti cyangwa hakaba kutumvikana gutoya kwabonetse mu muryango, ariko uko kutumvikana, ako gashirira gashobora gutwika ishyamba, bakirengagiza ntibakazimye. Icya gatatu ni icyo bise une mauvaise gérance de finance. Ni ukutumvikana ku icungamutungo. Iyo umugabo agira aye mafaranga, umugore akagira uwe mutungo, byanga bikunze uyu muryango ntushobora kunezerwa. Icya kane ni ibinyoma, kubeshyana mu muryango. Umugabo ntabwize umugore ukuri, umugore ntabwize umugabo ukuri, maze uwo muryango ukaba wubakiye ku kinyoma. Byanga bikunze uwo muryango ntabwo ushobora kunezerwa. Icya gatanu ni négligence à ce qui concerne la fait, cyangwa se nibyo nakwita kwirengagiza inda y'umugabo. Birumvikana ko umugabo ararya, ndetse Bibiliya yo iratubwira, igitabo cy'Imigani igice cya 31 haratubwira ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona. Ariko hari aho bageze bavuga ijambo rikomeye, baravuga ngo abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo, akagaburira abo mu rugo. Iri jambo rirakomeye. Rero ikintu gishobora kuzana mu muryango amahoro make, kigatera abantu kutanezerwa, ni ukwirengagiza inda y'uwo mwashakanye. Birumvikana ushobora kurya wenyine ukirengagiza ko uwo mwashakanye arya, yaba umubyeyi, ukarya mu kabari, ukarya mu ihoteli, ukarya muri resitora, ariko ukirengagiza ko mu rugo uwo washatse nawe byari bikwiriye ko musangira. Uko niko n'umugabo nawe ashobora guhaha akuzuza byinshi mu muryango, ariko ntibimubuze gusonza. Bavandimwe, inshuti bakundwa, ibi nabyo bishobora kuzana amakimbirane kandi bikavana umunezero mu muryango. Icya gatandatu ni orgueil et la vanité, n'ubwibone n'ubwirasi. Ibi nabyo bimunga umunezero wabo urugo. Noneho icya karindwi ni impano zisohoka mu muryango abantu batabyumvikanyeho. Nubwo waba uri kuziha ababyeyi bawe, nubwo waba uri kuziha abandi, ariko mu by'ukuri ubikora ubihishe. Ntabwo bivuze ngo uzajye gusaba uburenganzira, kuko umugabo asabwa kugira ubuntu, umugore asabwa kugira ubuntu. Kandi reka mbabwire inshuti bakundwa, uku kugira ubuntu, umwe akwiriye kubyanduza mugenzi we, bombi bakaba abanyabuntu. Ariko iyo umwe agira impano atanga ariko azihishe, adashaka kubigaragariza uwo bashakanye, byanga bikunze bimunga umutungo wabo urugo. Rero bavandimwe, birakwiriye ko tumenya ibanga ry'uburyo umuntu yahinduka isoko y'umunezero kuri mugenzi we. Impamvu zikomeye zishobora kuba imbarutso yo kubura k'umunezero mu muryango. Iya mbere ni uko iyo amakimbirane aje,
umwe nta ruhare yagiraga rwo kunezeza mugenzi we, byanga bikunze ya makimbirane barayabyibushya. Nyamara byari bikwiriye ngo twite kuri ibi bintu navuga ko ari bitatu. N'igihe amakimbirane mu muryango yabaho, ari nabyo nshobora kwita ko ari isoko y'umunezero, buri muntu wese mu bashatse agomba guhitamo kuba inkokokazi mu masake. Reka mbibutse ko iyo amasake ari abiri mu rugo, imwe ikabika n'indi ikabika, intambara itangira ubwo. Ariko iyo imwe ibitse indi ikicecekera, nta rwose zibana mu mahoro, nta kibazo kiba gihari. Ariko reka mbibutse ngo iyo isake imwe ibitse n'indi ikabika, intambara iratangira. Rero igihe cyose nubwo umuryango waterwa n'icyorezo kibitaguye neza umuryango, ariko buri muntu wese akwiriye guharanira kuba inkokokazi mu masake. Icya kabiri ni uguhitamo kuba umusambi mu mavubi. Guhitamo kuba umusambi mu mavubi. Icya kane ni ukwiyemeza kuba umucuzi w'amahoro. Kwiyemeza kuba umucuzi w'amahoro. Ibi wakwibaza ngo byagerwaho bite? Wakwibaza ngo byagerwaho bite? Mu by'ukuri birashoboka. Ndabaha urugero rw'umugabo umwe bita Sokrate. Yari umuhanga cyane. Yari umuhanga cyane ku buryo uyu mugabo baramusangaga bakamubwira, kuko iwe ngo hahoraga amakimbirane. Ngo abandi bahanga bagenzi be bakaza bakamubwira batari kufita akagore gatoya kandi kabi pe kandi gatoya. Nawe ngo akabitegereza akavuga ngo nta mwiza uriho. None se niba akagore kanjye ari gato kandi akaba ari kabi, ari igito kandi kibi, ni kinini kandi kibi, uwaguhitishamo wahitamo iki? Ati njyewe nshobora kuba mfite akagore kabi ariko gato, mwe mukaba mufite abagore babi ariko banini. Yari azi kujera amakimbirane nubwo yakwinjira mu muryango. Ndibuka umunsi umwe ngo yari afite imbwirwaruhame yagombaga kujyamo, birangije ngo iwe haduka amakimbirane, atangira gusigana n'umugore, ngo ariko kuko yari aje kuyajera, ngo aragenda kubitamo ikositimu, ashyiramo karuvati, afata ivarisi ye ngo ajye mu mbwirwaruhame, ngo ariko asanga umugore yamwiteguye, ngo aterura ibase y'amazi ayamumenaho, maze ngo aramwitegereza aravuga ngo nyuma y'inkuba zimaze gukubita, ngo nta kindi nari niteze keretse iyi mvura yagombaga kunyagira. Tiyatera amahane arikomereza. Bavandimwe nshuti bakundwa, niyo mpamvu mu gitabo bise Différents et Inséparables haranditse ngo twari dukwiriye, ni paji ya 90 ndetse kugeza kuri 91, ni umugore wari ufitanye amakimbirane n'umugabo akarishye, maze ngo arangije asanga umwunganizi mu mategeko, ngo aramubwira ngo ngewe nshaka gutana. Reka nyasome. Une femme en amarre de son mari eva consulter un avocat pour initier un processus de divorce. Uyu mugore wari ubanye n'umugabo we nabi, yasanze avoka cyangwa umwunganizi mu mategeko ari kumubwira ngo nyigira urubanza rw'ubutane n'uwo twashakanye. Non seulement je vais le divorce, kandi ntago nshaka gutana nawe gusa, mais je vais aussi le faire souffrir le plus que possible. Nshaka gutandukana nawe mbanje kumubabaza mu buryo bwose bushoboka. Reka mwumve. Umwunganizi ati, vous voulez donc faire souffrir votre mari avant de divorcer de lui? Le Paul avoka. Mbese ushaka kubanza gushavuza umugabo wawe akabora mu mutima mbere yuko utandukana nawe? Niko umwavoka yamubajije. Très bien, je vais vous y aider. Niba ari ibyo ushaka, reka nze nkunganire. Ngaho mwumve. Retournez chez vous. Inama ya mbere, subira mu rugo. Agissez comme vous l'aimez vraiment. Maze wa mugabo ushaka gutandukana nawe umugaragariza urukundo rudakebakeba. Louez carité, soyez tendre avec lui, essayez de lui faire plaisir dans tout ce qu'il aime. Aramubwira ati, munezeze, mugirira imbabazi mu byari byo byose, gerageza kumunezeza mu tuntu twose uzi neza ko akunda. Après lui faire croire que vous l'aimez, naba yatwawe, ari kuvuga ati ninjye washatse. Neza yamaze kuvuga ngo umugore wanjye arankunda pe. Faites explorer la bombe. Noneho ya bombe ushaka guturitsa
uzayitere. Dite lui alors que vous voulez divorcer, noneho uzagenda umubwire ko ushaka gutandukana nawe. Comment voyez-vous les plans? Ngaho rero madamu, iyo nama nguhaye uri kuyibona ute? Umugore ati, hano hati les yeux brillent de joie et d'admiration, exclame, maze mu maso ye hari kujenga amarira y'ibyishimo. Asubiza umwunganizi ati, magnifique, il n'y a pas de meilleur plan que celui-là. Iyi nama ni nziza cyane, nta nama iriho mu by'ukuri yasumba iyi ngiyi. Reka ngende munezeze muri byose, naba yatwawe nzatandukana nawe azasigare yaraboza nshaka. Hano hati, umugore arasohoka atagishoboye kwihangana. La femme sort du cabinet de l'avocat, asohoka mu cyumba cy'umwunganizi, prête à exécuter son plan macabre. Asohoka yiteguye gushyira mu bikorwa ya nama yahawe. Pendant plusieurs semaines de témoignage à son mari, tout amour possible. Nyuma y'ibyumweru byinshi byatambutse ari kugerageza kugaragariza umugabo w'urukundo, tout compréhension possible, ari kugerageza kumwumva mu buryo bwose bushoboka. Ibintu byose byamutandukanyaga n'umugabo yabonaga ko umugabo adakunda yarabishyize ku ruhande. Mbese ngo hano haranditse ngo iyo nawe wamwitegerezaga wabonaga ko ari umugore wahindutse. De mois se passent et l'avocat voyait que la femme ne donne une signe de vie, l'appela au téléphone. Umwunganizi abonye amezi atambutse, wa mugore ataragarutse kuko yari yaramusigiye nimero za telefone, yigira inama ngo reka muhamagare kuri telefone numva uko ibintu bimeze. Aramuhamagara, madame, voulez-vous toujours divorcer? Aramuhamagara ati, ye mubye, na n'uyu munsi se uracyashaka gutana? Umugore ati, divorce? Moi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Gutana? Njyewe se? Ubwo se ntiwaba wibeshye nimero? Ubwo se urashaka kuvuga iki? Je ne changerai pas cet homme pour tout hors du monde. Uyu mugabo ndamukunze ni mwiza, ntabwo namugurana izahabu yose yo ku isi. Bavandimwe, iyo ugerageje kuba umusemburo w'umunezero mu muryango wawe, byanga bikunze uwo munezero cyangwa se uwo musemburo ugira ingaruka. Reka mbabwire, byari bikwiriye ko aho gushaka kunezezwa, gerageza urwawe ruhande ugaragaze ko ushaka kunezeza uwo mwashakanye. Kandi koko nushaka kunezeza uwo mwashakanye ugakora urwawe ruhande, nta kabuza uwo nguwo uri kunezeza nawe azakora urwe ruhande, kandi byanga bikunze umusaruro uzaboneka. Bakundwa nshuti bavandimwe, muri kubona ko uyu mubyeyi yari yiteguye gutana ndetse byihuta, ariko igitangaje nuko igihe cyarageze abona wa mugabo we ni mwiza, abona wa mugabo we aramukunze, ndetse reka mbabwire ngo yaramukunze agera ku rwego rwo kuvuga ko atamugurana izahabu yose yo ku isi. Byagaragara ko mu muryango wabo habonetse ihinduka riteye ubwoba. Nyamara reka mbabwire ngo umugabo n'umugore baratandukanye. Hagati y'abashakanye buno hari umworera, kandi byari bikwiriye kumenyekana kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko dusabwa kwigana. Impamvu rega burya iyo umugabo n'umugore bashakanye bikwiriye kumenyekana ko baba bakundana 100%. Ariko uko iminsi itambuka, urukundo umugore yakundaga umugabo ndetse nuko yamwitagaho bishobora kugenda biragabanuka. Impamvu iyo yagukundaga 100% akabyara umwana wa mbere, uko yakwitagaho biba bigiye kugabanuka kuko abagiye kwita kuri babiri. Yakumeseraga akaguterera n'ipasi, ugasanga buri munsi imyenda yawe yose niko imeze, ariko noneho ntazamesa yawe gusa, ahubwo azamesa n'iy'umwana, azatunganya n'umwana. Ubwo cyagiye kigiye kugabanuka. Iyo abana babaye 2 bakaba 3, niko uburyo purusa yakwitagaho nawe ukabona urukundo zitangira kugenda ziragabanuka, ku buryo uramutse wihenze wakwibwira ngo uyu mugabo nta kinkunda, ariko nubwo yaba atagukunda bagukundiye urubyaro.
Bavandimwe, bana b'Imana, reka mbabwire ngo dukwiriye gushakisha uburyo umunezero waboneka mu muryango. Umunezero ukwiriye kuboneka mu muryango. Iyo umunezero wabuze mu muryango, hari ibintu nababwira biba kandi biteye ubwoba. Iyo umunezero wamaze kubura mu muryango, amahoro iyo yamaze kugenda, umuryango ntutekana, umuryango ugira ibibazo, umuryango ugira guhangayika, ndetse zikaba n'intandaro z'indwara nyinshi zo muri iyi minsi y'imperuka, ku buryo mu gitabo kimwe baranatubwiye ngo kubana nabi kw'abashakanye ngo bijya bigira n'ingaruka ziteye ubwoba ku bana, kugeza ubwo banavuze ngo abantu batanezezanya, abantu batazi kubwirana neza, ngo babwirana amagambo y'amakoco n'ibisuti, ngo babyara abana b'abanyamahane bakunda kurira. Babyara abana b'abanyamahane bakunda kurira, ku buryo mu gitabo bise ibihamya umuzingo wa mbere, paje ya 221, hari amagambo akurikira 221. Burya koko dukwiriye kwitonda uko tuvuga. Haranditse hati nous devons triompher d'un tempérament emporté et contrôler nos paroles et remporter ainsi de grandes victoires. Haravuze hati dukwiriye gutsinda kamere zacu zihora ziteraganwa zijyanwa hirya no hino, tugakontorora amagambo yacu, kandi byanga bikunze tukabona intsinzi. Sino nous serons les esclaves de Satan. Nibitaba bityo tuzahinduka imbata z'umwanzi. Harakomeje hati toutes paroles arigneuses, désagréables, impatientes et chagrines et n'offrandes que nous déposons sur l'autel de la majesté satanique. Amagambo yose ababaje, amagambo yose atakwihanganirwa, amagambo yose ateye akaga, ngo ni ituro rihenze tuba dutuye ku gicaniro cya Satani. C'est une offrande coûteuse et plus coûteuse que tous les sacrifices que nous pouvons faire à Dieu. Ni ituro rihenze ndetse rirushijeho guhenda, riruta amaturo yose utegereje kuzatura Imana. Ku buryo mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 3, paje yaho y'115, ho haratubwira, ntabwo nirirwa njyayo, ngo ayo magambo uhora ubwira uwo mwashakanye ngo aramumunga, ngo rimwe na rimwe akazapfa kenyutse, ngo ukazasigara uri kurira ngo aho singe ngo Imana impoye iki, ngo maze gupfakara kwawe ngo ukabiherereza ku Mana, ngo nyamara ngo urupfu cyangwa se nyirabayazana w'urupfu rw'uwo mwashakanye ngo ari weho, ngo ntabwo yabuze ibyo kurya, ntabwo yabuze imyambaro, ngo ahubwo yakubuzeho n'amagambo meza. Bavandimwe, aha haravuze ngo ni ituro rihenze riruta amaturo yose uteze kuzatura Imana. Ndetse iyo wari mubwiye agasuza umutima, kuko iyo akimara kumva mu mutima hakazamo agahinda, ya mitsi yitwa imijyana, imwe ijyana amaraso mu mubiri, umutima uratera, ya mitsi ntibigishoboye kujyana amaraso, aho niho hakomoka za ndwara z'imivuduko y'amaraso. Ubu ziraganje, abagore barazifite, abagabo barazifite, indwara zimaze kumunga imiryango. Ndetse mu gitabo cyitwa amabuye yo gutarukiraho, paje ya 4, haranditse hati wabura intimbute ubona ukuntu ibintu byazambye. Umugore ubanye n'umugabo neza akenshi usanga umwana yarabananiye, ufite ibyo kurya ntagira urubyaro, cyangwa yabyaye imburamumaro. Ufite urubyaro ni umutindi baburara areba. Utunze byinshi haba ubwo apfuye abizize, cyangwa akabiryaniramo n'uwo yashatse. Umusirimu uberewe cyangwa imfura ikarabye ibyara umusazi, ikigoryi, umunywarumogi, umujura cyangwa indaya. Bavandimwe nshuti bakundwa, ibintu bimeze nabi mu muryango, nta mahoro ahari. Ndasubira muri aya magambo, wabura intimbute. Kandi koko iyi ntimbi imaze kugera mu mutima, niho hava za ndwara bita AVC cyangwa se stroke, ugasanga imitsi yo mu bwonko yaraturitse bitewe n'agahinda. Haranditse ngo wabura intimbute ubona ukuntu ibintu byazambye. Umugore ubanye n'umugabo neza akenshi usanga umwana yarabananiye. Ufite ibyo kurya ntagira urubyaro, cyangwa yabyaye imburamumaro.
ufite urubyaro n'umutindi baburara areba, utunze byinshi haba ubwo apfuye abizize cyangwa akabiryaniramo n'uwo yashatse. Umusirimu uberewe cyangwa imfura ikarabye ibyara umusazi, ibyara ikigoryi, ibyara urumogi, umujura cyangwa indaya. Bana b'Imana nshuti bakundwa, isi irugarijwe, ariko buri muntu wese yakagombye kuba umusemburo w'impinduramatwara mu muryango, ku buryo bitabaye bityo byanga bikunze twazisanga habi. Reka mbibutse ko iyo wabaye mubi, ndibuka iyo umugore ari mubi, mu gitabo bise Guide pratique de la vie familiale, urupapuro rwa 24, hari amagambo yanteye ishavu n'agahinda, ngo ni umugore wari ubanye n'umugabo mu bwumvikane buke, ngo igihe bari batari kumvikana neza, ngo umwana yaje kubitegereza banyuzamo ijisho, ngo ariko uwo yabonye ari intera agahinda n'umugore ari we nyina, ngo maze arangije yabakoresheje ijambo rivuga ngo je ne pardonnerai jamais mon père qui a épousé ma mère sans me consulter, ngo ntago nzigera mbabarira data namba wahangaye kurambagiza mama umeze kuriya atangishije inama. Bavandimwe nshuti bakundwa, ibi biteye akaga, kandi abana ntago biga barigana. Uko ugenda uba mubi byanga bikunze ubyanduza abana bawe, nabo bakazaba ari abadayimoni. Muri icyo gitabo cya Guide pratique de la vie familiale, ndatanga urugero, page ya 524, hari amagambo akurikira. Haranditse hati: une famille de 4 personnes traversait l'Atlantique sur un grand paquebot. Ni umuryango umwe wari ugizwe n'abantu 4, ngo ariko wari uri mu bwato bunini cyane uri kwambukiranya inyanja ya Atlantika. Haranditse hati: le père, la mère, un garçon de 3 ans et un bébé de quelques mois. Uwo muryango wari ugizwe n'umugabo n'umugore n'agahungu gacutse k'imyaka 3 ndetse n'agahinja k'amezi make. Or, un jour que la mère avait couché les enfants pour la sieste de l'après-midi, son bébé criait au lieu de s'endormir. Ariko igihe wa mudamu yaragiye kuryamisha abana ngo basinzire ibitotsi bya nyuma ya saa sita baruhuke, ngo ka gahinja k'amezi make aho gusinzira ngo karuhuke kararize kamutesha umutwe. Exaspéré, la mère secoua brusquement la toute petite elle menaça. Uwo mubyeyi yabuze amahoro, ngo arijima bitewe n'ako kana kari kurira, maze ngo akabwira gakankamira, arakabwira ngo si tu pleures encore, ukaba ukomeje kurira, je te jette à la mer, ndakuroha muri aya mazi. Wo yabwiraga ngo nara gahinja k'amezi make, ariko ako gahinja ngo kitegereje ukuntu nyina yahindanye mu maso, ngo karaceceka. Ntabwo ibyo kashakaga cyangwa ibyifuzo byako byari byashubijwe, oya, ahubwo yitegereje mu maso ha nyina hahindanye, yumva ijwi ririmo ikizizi, maze aratuza, abona nyina yabaye nk'inyamaswa, maze ngo aricecekera. Acecetse puis elle est sortie de la cabine, maze wa mugore abonye cecetse agira ngo ikibazo kirarangiye, arisohokera ajya kwicarana n'umutware we ngo bakomeze birebera ibyiza nyaburanga byo mu mazi. Il revient moment plus tard pour voir si les enfants s'étaient enfin endormis. Uwo mubyeyi yaje kugaruka mu kandi kanya kugira ngo arebe niba abo bana baba basinziriye bafite ibitotsi byiza. Or, elle ne trouva plus le bébé sur sa couchette ni ailleurs. Ariko ageze aho yaryamishije ka gahinja arashaka arakabura, ashakisha hirya no hino araheba. Birangiye, le garçon aussitôt interrogé et répondit avec candeur. Yabajije ka kana k'imyaka 3 gacutse, maze ngo ariko ako gahungu kamusubiza nyigabo kati: Mama, elle ne voulait pas dormir, alors j'aurais jeté à la mer. Si wagiye ubivuze se, wamaze kugenda umwana akomeza kurira, kuko wavuze kuramuroha mu mazi, namaze kubigukorera. Bavandimwe, burya umwana ntabwo yiga ahubwo arigana. Twari dukwiriye kuba byanga bikunze umusemburo w'impinduramatwara mu muryango yacu. Reka mvuge nsoza ibintu byatuma mu muryango wacu haba umunezero. Mbese ni ibihe byatuma mu muryango haba umunezero? Ndavuga ibintu ushobora gukora bikaba bibangamiye umugabo mwashakanye. Icyambere ni ugusonzesha abana be. Yahashye, ibyo kurya birahari,
nta kibuze mu muryango, ariko yagira atya akabona abana be barashonje. Reka mbabwire ngo umutima w'uwo mugabo uramungwa. Byari bikwiriye ko igihe yahashye wita ku nda y'abo umuryango ntubasonzeshe. Icya kabiri, ni akajagari n'umwanda mu muryango. Niba hari ikintu abagabo bakunda ni ukubona ibintu biri kuri gahunda, naho hahandi ugera ugasanga isafuriya bari kwinaga ku buriri, ibisuperi n'iki, rwose ako kajagari ngo gatera amahoro make mu muryango. Ikindi kintu gikomeye rwose ngo ni ukwirinda akajagari n'umwanda. Iyo wagerageje kwirinda akajagari n'umwanda, byanga bikunze umugabo aranezerwa. Icya gatatu ni uguhora wibutswe ibikureba. Birumvikana, umugabo agira inshingano, umugore nawe akagira inshingano, kandi buri muntu wese akwiriye kwita ku nshingano ze. Ariko biba biteye ishavu, biteye agahinda iyo umwe mu bashakanye ari guhora yibutsa mugenzi we inshingano zimureba. Ndatanga urugero, hari naho twari dukwiriye gufashanya, ariko ugasanga umugabo ntabwo yitaye ku nshingano z'umugore, umugore ntiyitaye ku nshingano z'umugabo, kandi ngo hari naho ducikanirwa bigasaba ko umwe aba umufasha wa mugenzi we. Ibihamya umuzingo wa 2 paje ya 51 haranditse hati: une femme se fait effet aussi un sérieux dommage car elle se charge à la fois de son travail et d'irere. Hano haravuze hati umugore aba yihemukiye kandi abahemukiye n'abo umuryango we igihe yikorera inshingano zimureba, yarangiza akajya kwikorera inshingano zakagombye gukorwa n'abo umuryango. Bavandimwe, aya magambo tuyumve. Baravuze bati ka ereportero ereboa epramemera hashe pour couper son dernier. Ni igihe uri kubona ari gufata igaro, akaba ari ujya kuzana amazi igihe badafite robine mu rugo, cyangwa se ukabona agiye gutashya inkwi akagenda agatsinda igiti, ngo ukabona ari gufata ishoka akaba ari usatura cya giti. Ngaho namwe mwumve, tandis que son mari et ses fils sont assis près du feu et bavardent agréablement. Kandi byakabikora umugabo we n'abahungu be ngo bicaye ku muriro baryongora. Ikiganiro bagihanitse, umubyeyi ari mu miruho ari gukora hirya no hino, ngo bo bibereye mu rwenya, bibereye mu byatambutse gusa. Harakomeje hati il n'a jamais été dans les plans de Dieu que les femmes et les mères soient aussi les esclaves de leur famille. Ntago biri mu migambi y'Imana ko abagore bahinduka ingorofani z'umuryango. Bavandimwe, nshuti bakundwa, ibi birumvikana ko dukwiriye gufashanya. Birumvikana, hari inshingano zireba ababyeyi, hari inshingano zireba abagabo, ariko hari inshingano dukwiriye guhuriraho tukazifashanya, buri muntu wese akamenya ko ari urugingo rwa mugenzi we, ku buryo iyo umwe avunisha mugenzi we cyangwa se ibikureba bagahora barabikwibutsa, bizana ikibazo mu muryango. Icya 4 ni uguturwa imyenda atazi igihe iyo myenda yafatiwe. Bavandimwe, nshuti bakundwa, yanyura kuri butike, yanyura ahantu runaka, cyangwa kumva kuri telefone bari kumwishyuza amafaranga atazi icyo yamaze. Ntabwo azi igihe bayafatiye, ntabwo azi icyo yamaze. Iyo ibyo bibaye, biragenda bikamunga umutima w'umugabo, ntazigera kugirira icyizere, kandi amahoro akabura mu muryango. Noneho icya 5 ni ukuzana ibyo kurya n'ibibazo ku meza ukabizana mu mwanya umwe. Nibyo koko mu muryango hashobora kuba hari ibitumvikanyweho, cyangwa se ibitagenze neza, cyangwa hari ibikwiriye gukemurwa, ariko nubwo byaba bihari bimeze bite, birakwiriye ko bishakirwa umwanya wabyo. Igihe amafunguro agomba kuza ku meza, bakwiriye kuba yaba umugabo n'umugore bombi bakeye, banezerewe, bifurizanya kuryoherwa, ku buryo niba hari n'ibibazo bikwiriye gushakirwa umwanya wabyo, bikaza gukemurwa mu mwanya wabyo, ariko bitazanywe ku meza hamwe n'ibyo kurya. Ibi hamwe n'ibindi nibyo bigwa nabi umutima w'umugabo, kandi bigatuma atanezerwa, bityo bikavana umunezero mu muryango. Ku mugore rero naho ndavuga twinshi tujya tubangamira abagore. Icya mbere ni ukugayirwa mu ruhame.
twari twabibonye. Buri muntu wese ashobora kugira amafuti, ashobora kugira ahatebwa, ashobora kugira bimwe na bimwe atuzuza, ariko byari bikwiriye ngo mubiganireho muri babiri, nta wundi wumva, n'abana batumva. Erega mu gitabo bita Foyer Chrétien icy'igifaransa ni paje y'100, haranditse ngo umugabo akwiriye kuba imva ihamba amafuti y'umugore, kandi n'umugore ngo nuko akwiriye kuba imva ihamba amafuti y'umugabo we. Ndetse hepfo haranditse ngo umuryango n'uruziga, ngo abo bombi iyo nta numwe watanze uburenganzira bwo kwinjira muri urwo ruziga, ngo nta muntu n'umwe ku isi usibye Imana yonyine ikwiriye kubinjirana ngo ijye mu ruziga rwabo. Bavandimwe rero, birakwiriye ko nubwo umwe muri twe yagira intege nke, yagira amakosa, ariko kumugayira mu ruhame ni ikibazo. Icya kabiri ni ukutagira uburenganzira ku mutungo w'umuryango. Hari abagabo usanga bafite amafaranga, bafite imitungo, ariko umugore akaba atamenya ngo abitsa angahe, umushahara we nangahe, kuri konti hari angahe, cyangwa se ibyo agiye gukora akaba atabisangiza umugore ngo nawe abitangeho igitekerezo. Ibi bigaragaza, mbese ibi byo kutagira uburenganzira ku mutungo w'umuryango bituma inshuro nyinshi umugore atajya yizera umugabo we, ahanini bikaba byavana umunezero mu muryango. Icya gatatu ni ukutamwereka ko umukunda. Byari bikwiriye ko umugore agira ibimenyetso by'urukundo akubonaho. Erega nasomye igitabo bita Jouir de la vie conjugale, cyangwa se kwishimira imibereho y'abashyingiranywe. Nsomamo umugabo umwe ngo yabanye n'umugabo neza, ngo ariko ikintu cyakujije umunezero wabo, ngo bajyaga bandikirana utumesaje. Yaba yagiye ku kazi, umugore yasigaye mu rugo, ngo ukabona akamesaje kari kuza, ngo yajyaga ataha akamuzanira ka kado, ngo ka siripurize, ngo akaza yagera mu rugo ngo akakamutunguza ngo fora harimo iki. Umugore agatangira gushidikanya avuga ngo ahari n'umukati, ubundi ngo ubanza ari isaha, ngo ubundi ngo ubanza ari iki, ariko akabizana ngo amutunguye, ngo ibyo bigakuza umunezero. Ndibuka muri icyo gitabo ku rupapuro rwa 22 niba ntihenze, haranditse ngo umuhungu amaze gukura ngo nibwo yakanguriwe gusoma ibitabo bijyaniranye n'imibano y'abashakanye, ngo ariko arangije aravuga ngo ibi bitabo ntago nakwirirwa mbitaho igihe, ngo kuko ibyanditsemo ngo nabyiboneye mu mibanire ya data na mama. Yaravuze ngo ntabwo nzibagirwa umunsi umwe data yagiye ku kazi, ngo mama ahagarika imirimo, ngo ari gutekereza ko data agiye gutaha, ngo agenda amusanganira ngo bahoberanire mu nzira mucyure mu rugo. Ngo yagenze ibirometero 5, ngo abana babyaye turi kumwiruka inyuma, ngo barahuye barahoberana, ngo babazanya amakuru bagaruka bafatanye, ngo natwe abana turi kubagenda inyuma. Yaravuze ngo kandi ibyo byose ntago byari urukundo rw'agahararo, kuko byabaye data na mama bamaranye imyaka 22 bashakanye. Bavandimwe, nshuti bakundwa, birakwiriye ko hagaragara ibimenyetso by'urukundo. Noneho ikindi ni cya kindi ni ukutaganira, manque de communication. Ntabwo umugore akunda ibyo bita réponse directe. Niba kubajije ngo ku kazi se byagenze bite, ntabwo ashaka ngo umubwire ngo byagenze neza ushyireho akadomo. Oya, mubwira isaha wahaviriye, mubwira uko byabaye, mushyushye ikiganiro, ibyo bizamunezeza. Reka mbabwire, nubwo hari abagore b'imfura bataha ariko abagabo babo, ariko reka mbabwire ngo benshi cyane bajya bava mu ngo zabo bakajya kuvuga amagambo bakagombye kubwira abagabo babo mu muryango, bakajya kuyavuga ahandi kuko babuze uwo bayatura. Byari bikwiriye ko tugira communication mu miryango yacu, ugashakira umuryango wawe igihe. Erega reka mbibutse ngo umuryango wawe n'urugingo rwawe, n'urugingo rwawe, ku buryo akazi ntago gakwiriye kuruta umuryango. Akazi uzapfa gasigare, hari igihe uzaba urwaye akazi gakomeje, umunsi bagiye kugushyingura akazi kazaba kagikomeje. Abazarira ko babuze umuntu ni wa muryango wawe, wari ukwiriye kubashakira igihe ukabitaho kuko ni ingingo zawe. Nshuti bakundwa, byari bikwiriye ko ibingibi tubimenya neza, ariko turamutse tutabimenye, reka mbibutse ikintu gikurikira: Satani ikintu cya mbere yanga ni umuryango.
Satani yanga umuryango. Icya kabiri yanga mu buryo bukomeye, icya kabiri yanga ni urubyiruko, ni abasore. Azi neza ko ari bo ejo hazaza, azi neza ko aramutse abishe byanga bikunze kandi akabicira mu muryango, isi yazabura icyerekezo. Iyo ashoboye kubicira mu muryango bakarerwa nabi, bakagaburirwa nabi, bana b'Imana reka mbabwire, bakitegereza nabi imibanire y'abashakanye nabo, ikibazo kivuka, abana barapfa, Satani akaba abonye umubyizi, kuko hazaza habo haba hateye ubwoba. Icya gatatu Satani yanga ni ibyo kurya byiza, ariko cyane cyane ibyo yanga ni ingano. Ingano nizo batubwira ko zirimo ibyo bita insuline naturelle. Ni umusemburo w'umwimerere utashakira ahandi. Uwo musemburo niwo ujya urinda isukari kwigaragambya mu maraso, umwijima urawifashisha kugira ngo sukari itigaragambya ukaba wafatwa n'indwara za diyabete. Noneho icya nyuma Satani yanga cyane ngo ni abaganga b'umuryango. Abaganga b'umuryango rero ni abagore. Icya mbere ni abaganga, icya kabiri ni abacungamutungo, icya gatatu ni abarezi. Icya mbere Satani yanga ni umuryango muri rusange, icya kabiri yanga ni abasore cyangwa ni urubyiruko, icya gatatu yanga ni ibyo kurya byubaka ubwonko, cyane cyane ingano zifite insuline naturelle. Noneho icya kane ngo yanga abaganga bazavura uwo muryango, kandi aba barakariye kuruta abandi ni abadamu. Iyo ashoboye kumwica yamugubanya bikarangira, kuko umugore niwe muganga w'umuryango, umugore niwe mucungamari w'umuryango, ndetse umugore niwe murezi w'umuryango. Kugira ngo uwo muryango uzagendwe wishimirwe n'abashyitsi, byanga bikunze bikomoka ku mugore. Nubwo umugabo yabagwa neza te, ariko umugore we aba nabi, urwo rugo ntabwo rujya rugendwa. Satani rero aramwanga. Bavandimwe nshuti bakundwa, mureke buri muntu wese akora urwe ruhande, buri muntu wese akora urwe ruhande, dusenye ubwanzi. Satani aratwanga kandi akadutera kwangana ubwacu, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko Abefeso, ari naho nenda kurangiriza igice cyaho ni icya kabiri umurongo wa 15, hatubwira ko dukwiriye kwica bwa bwanzi. Nituramuka twegeranye Yesu akatubera icyungo, byanga bikunze bwa bwanzi butera umugabo gutandukana n'umugore we mu bwenge, butera umugore gutandukana n'umugabo we mu bwenge, buzarangira kandi abantu bazishimirana. Byanga bikunze umwe azaba umufasha kuri mugenzi we, azamubera inyunganizi, azamubera isoko y'umunezero, kandi uwo muryango uzahinduka ijuru rito. Uyu murongo uravuga ngo Yesu amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo. Mbese amahoro ntabwo yaboneka Yesu atabaye umugenga w'ubuzima bwacu. Mureke tumwemerere abe mu mitima y'abagabo, abe mu mitima y'abagore, kandi nibashobora gutunganya, ngo Yesu azaza asenye urwo rusika rwitwa ubwanzi, ngo naruvanaho azabaremamo umuntu umwe. Erega iyo umugabo n'umugore bamaze gushyingiranwa, ntabwo baba bakiri babiri, baba babaye umuntu umwe. Iyo bamaze kuba umwe, ari ingingo gusa, nubwo umwe yajya ku kazi undi agasigara mu rugo, mu by'ukuri aba ari umubiri umwe, ahubwo ari ingingo ziri gukora ibitandukanye. Iyo bamaze kumenya gutyo, nubwo urugingo rumwe rwakora rwatebwa, cyangwa hari ibitagenda neza rwakora, rugenzi rwarwo aho kururenganya, aho kuruseka, aho kurugirira nabi, rwahindukira rukarubera inyunganizi ndetse na protection n'umurinzi, kugira ngo urwo rugingo urugenzi rwarwo rudaheranwa n'agahinda. Erega iyo ijisho ryatokowe, ikiganza kiraritokora, n'ibindi byinshi. Iyo ikirenge gisitaye, akaboko kajya gushishira. Uko niko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu namara gukuraho ubwanzi, ari rwo rusika rwari rutugabanije, ngo azaturemamo umuntu umwe, kandi umugabo n'umugore koko
usibye kuba baba ingingo bazasanga ari umubiri umwe. Reka dukingure imitima yacu, ariko urugero akomanga, tumwemerere abe umugenga w'imibereho yacu, kandi ibyo tudashoboye abidushoboze, kugira ngo tuzabe ibyitegererezo by'abana bacu twabyaye, maze ku maherezo y'urugendo imiryango yacu yabaye ijuru rito, abana bacu bahawe uburere bwiza, tuzahagarara imbere y'Imana twishimanye ku bwa Yesu umwami wacu. Amen.